y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye mu mavu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye mu mavu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye mu mavu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye mu bihe byose umbe hafi ndagukeneye mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi ndagukeneye mwami we ndagukeneye umbe hafi umumugisha wawe kukutanga nta mubabaro unkomereza amaboko
bashingikiriza aho bagiye wowe wenyine watubereye ibyiringiro haleluya imiryango yadushizeho wowe watubereye ibyiringiro ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe dufiteho umutabazi ni wowe wenyine twakwishamo tutagufite n'ahandi twajya tutagufite n'ahandi twahungira ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ushimwe Yesu haleluya ry'ubuzima ni wowe ushyigikira intambwe zacu tugenda mu nzira kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe mana ni wowe mana kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima dufite none umwuka duhumeka ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima uburinzi dufite none kurindwa dufite none ubutsinzi dufite none gukira dufite none ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima. inshuti abadukurikiye kuri gusenga rwa tubahaye ikaze ni Harerimana Werarisi muri wa mwanya w'amasengesho kandi ndazi ko Imana iri guhembura imitima ya buri muntu wese udukurikiye. Gahunda ni ya yindi ni ugusenya inyubako z'abademoni bubatse ku buzima bwawe. Ntituri twenyine uyu munsi turi kumwe n'umuramyi mwiza cyane wadushize mu mavuta cyane kandi ndahamya neza ko nawe wafashijwe kuririmba neza. Utangiye kuririmba ryari buriya misengera amashusho. Murakoze cyane. Natangiye kuririmba kera ndi umwana mutoya. Narimbaga muri korali y'abana. Nkiyumvamo nyine kuririmba kuva kera. Mama wanjye ari umuririmbyi nkabikunda. Uko aririmba nanjye nkagenda mbikunda. Nabitangiye kera cyane. Imana iguha umugisha. Hanyuma amazina witwa nde?
Amazina yanjye banyita Delphine Masengesho. Aha. Bakunzi ba Gusengerwa turi kumwe na Delphine Masengesho. Urumva ko izina nyine nibyo bikorwa, hanyuma uri n'umunyamavuta cyane. Hari n'indi korari ubamo uyu munsi ariko. Yego, hari korari mbamo. Imana igumugisha. Hanyuma rero nshuti za Gusengerwa, hanyuma twongeye kukurarika ntabwo azagaruka subwo. Nagaruka nta kibazo. Aha. Masengesho arabararitse hano kuri Gusengerwa Masengesho. Buri umuntu ashatse gutumira yakubona ku yinomero. Nimero yanjye nkoresha ni 07 83 76 5 2 2. Impamvu musabye nomero hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni impamvu yo gushyigikira umurimo w'Imana. Ushaka kumushyigikira muramyi araramya neza, ararimba neza cyane, Imana igumugisha. Impano yawe Imana ikomeze yagure mu izina rya Yesu. Turakwishimiye hano kuri Gusengerwa mu mwanya w'amasengesho, udushize mu mavuta, turishimye cyane, kandi nawe Imana igumugisha, kandi twemeye kuzagaruka. Yego, nta kibazo. Uzagaruka kandi? Yego. Uzanatuze n'abandi bashyitsi? Yego. Use ntandi makuru wabwira abana b'urubyiruko batari muri Yesu neza, ntandi makuru wababwira? Amakuru njyewe nababwira cyangwa se ikintu nababwira, muri Yesu niho dufite ubwihisho bukomeye butanyeganyega. Kandi muri Yesu niho dufite ubuhungiro, niho wahungira, ubundi niho bwihisho. Ushobora kuririramo ukagiriramo ibibazo, ariko ntabwo muri Yesu tuhapfira. Ariko hanze ya Yesu ni urupfu. Hanze y'ubuzima bwo kubana na Yesu hari urupfu rudashira rw'iteka. Rero muri Yesu rwose ni ahantu heza cyane, sinzi ukuntu nabivuga, ariko nubwo butumwa nabaha umuntu wese ugira umugisha wo kubwumva akabutekerezaho, arakuramo ikintu gikomeye. Urubyiruko rwinshi muri kino gihe, abantu benshi barufitiye impungenge. Urubyiruko rwinshi rukwishora mu biyobyabwenge, urundi rukwishora mu busambanyi, urundi rukwishora mu tubari, mu bisopu. Mbese muri Yesu warahageze uhabona amahoro? Yego, hari amahoro cyane, kubera ko ntago sinzi niba ari umugisha, sinzi niba ari n'ibibazo, ntago nabaye hanze y'ubuzima bwo kubana na Yesu cyane. Ariko nagiye mbana n'inshuti, nkabana n'abana batari mu buzima bwo kubana na Yesu. Urwo rupfu rero mbabwira nararubonye. Niba umuntu ashobora kurara ijoro adatashye iwabo, urumva ni urupfu rukomeye. N'ibindi byinshi umuntu atavuga, ariko buriya ubwo bwihisho mbabwira, muri Yesu mu by'ukuri harimo ubuzima. Amen. Bakunzi ba Gusengerwa, muri Yesu harimo ubuzima, kandi nanjye ndabivuga mbihamya kuko muri Yesu harimo ubuzima. Nawe nuhagera uzahabona ubuzima. Masengesho arimo arakubwira ko nahandi hari ubuzima, hari ambiance, hari ukunezerwa. Muri Yesu hari ubuzima. Iyo utari muri Yesu, ngiye mbyita ngo umuntu aba yarapfuye ahagaze masenge. Yego. Umuntu utari muri Yesu aba yarapfuye ahagaze, ariko uyu muntu ugeze muri Yesu arazuka. Twifuriza abantu batari bakira Yesu nk'umukiza, wari hano nk'umuntu w'urubyiruko, agarundi urubyiruko, abari abadiaspora dukurikiye East Africa, abari mu gihugu cyacu mu Bubiligi, ndazi ko urubyiruko dukurikiye muri Amerika, muri Canada. Masengesho arakwifuriza kuba muri Yesu niho hari ubuzima. Masengesho ugiye kudusengera isengesho, usabira urubyiruko, usabe. Hanyuma hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane, ababyeyi babuza urubyiruko gusenga, ababyeyi babuza abana babo gusenga, wababwira iki Masengesho? Ntekereza ko umubyeyi ubuza umwana we gusenga, njye mba ntekereza ko atabaho. Ariko ubwo impamvu bimbajije nuko abaho, ariko ntiyagakwiye kubaho, kuko burya gusenga biruta kudasenga, niko umubyeyi wanjye ajya ambwira. Impamvu abimbwira ni iyi: hari igihe usengera ikibazo ukavuga Mana umfashe kuri iki kibazo mfite, ntigikemuke, ariko burya gishobora kudakemuka, ariko ukaboneramo amahoro. Ukabona amahoro kuba byonyine wasenze, ukongera ukabona umucyo mu mutima wawe. Ariko kudasenga, cya kibazo kiba gihari, n'amahoro mu mutima ntayo, n'ibyishimo ntabyo. Rero umubyeyi ubuza umwana we gusenga, ikintu namubwira cyiza ni uko mu nzu y'Imana ni heza, ahubwo ibyiza
wowe ubonye inzira utabashije kuyikurikira kuko uri umubyeyi ufite ibyo wabonye uri mukuru, ariko waha abana rugari bagakomeza bagasenga bakabasha kujya mu nzira nziza, nabo bakazasaza neza, kuko muri Yesu harimo amasaziro meza, harimo ubuzima bwiza muri rusange. Masengesho agiye kudusengera, twakamubaje ibibazo byinshi, twakamubajije muri Yesu niki wabonyemo cyiza, twakamubajije niki cyakubabaje ugeze mu gakiza, ariko utwo tuntu buriya ntabwo wadusubizaho byibuze. Ikintu cyakubabaje ugeze muri Yesu ni iki? Ntabwo muri Yesu wahababarira. Haleluya. Hanyuma ikintu cyagushimishije ugeze muri Yesu ni iki? Ikintu cyanshimishije ngeze muri Yesu, nabonye, nabyita nkaho nabonye inshuti. Iyo ikintu cyanshimishije ngeze muri Yesu njye ngenda nkamuganiriza ibintu ntabwira mama wanjye nababaye, nkamuganiriza ibintu ntabwira musaza wanjye, ariko ndagenda nkihere kubona umuntu nk'uwo, nubwo Yesu atari umuntu, ariko uganiriza ukamubwira uti uyu munsi bimeze gutya, simeze neza, kandi akakumva. Niyo atabikemura, nkwijeje ko aguha amahoro mu mutima. Njye hari ibibazo njye ngira ntibikemuka, ariko nkumva mfite ibyishimo mu mutima, nkumva mfite amahoro. Muri Yesu rero ikintu nahaboneyemo kikanezeza ni ubushuti budasanzwe n'amahoro Yesu ama. Haleluya. Shuti zagusengarwa, murabona umwari mwiza uhimbaza Imana. Muri Yesu ushobora kuba uriho utazi ko umuntu asenga akaganira n'Imana, ariko masengesho aratubwiye ngo muri Yesu hari igihe ugenda ukabwira Yesu ibibazo utabwira umubyeyi, utanabwira n'inshuti. Shuti yanjye, nimba wigunze, nimba ufite agahinda, nimba ufite ibikomere, ndakwifuriza kwinjira muri Yesu mu izina rya Yesu. Muri Yesu nta kintu na kimwe uzahomba, muri Yesu nta gikomere uzahagira, muri Yesu uzahabona ubwihisho. Nanjye ndabihamya nk'umunyamasengesho, ndazi ko munkurikirana kuri gusengarwa. Muri Yesu niho honyine ushaka kugera ukavura ibikomere. Mwabonye uburyo n'umwana w'umukobwa ahimbaza Imana, arahimbaza Imana akajya mu kindi kirere, arahimbaza Imana ukabona ubwiza bw'Imana buraje. Twamuretse ari isanzura ahimbaza Imana. Ndakwifuriza nawe kwinjira mu mavuta yo guhimbaza Imana, kandi atwemeye kuzagaruka. Naho dukurikiye ubwira inshuti zawe, ubwira abavandimwe bawe, ubabwire ngo ahantu hari umunezero, ahantu narabwiye ngo ahantu hari hiti ni hamwe, ni mu gusenga Imana. Rubyiruko rwacu mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, turabakumbuze gusenga mu izina rya Yesu. Hanyuma agiye kudusengera, hanyuma twinjira mu musozo. Nashaka kubabwira ngo mushyigikire umwana w'umukobwa, afite intambwe nziza, afite n'ivugabutumwa. Ntabwo ujya ubwiriza se buriya? Ntabwo ari cyane. Arafite n'ijambo, afite n'iki. Nagaruka tuzamuha umwanya atuganirize, ariko reka uyu mwanya atuzamurire isengesho, asengera urubyiruko rurushye rumeze nabi, asengera abantu b'Imana. Birashaka kuba mubonye mu ndirimbo, tweka twumve n'isengesho. Ni karibu masengesho. Mana nziza, urakomeye. Haleluya. Uri inshuti, uri umukiza wacu, Haleluya. uri umurengezi wacu. Muri wowe twakuboneyemo ibintu byinshi tutaboneye ahandi. Ibyo ngibyo bishimirwe. Ndagushimiye ku bw'aka kanya keza waduhaye, ni amahirwe akomeye twagiriwe nawe. Uwiteka icyubahiro n'ikibi cyawe, ko ivugabutumwa rikivugwa mu isi hose. Mwami Imana, tukabasha kubona uburyo ki dutanga ibiturimo byahembura imitima y'abantu. Ushimwe Uwiteka ku bw'amahirwe tuba tugiriwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari amahirwe umuntu wese agenda mu nzira akabona, ariko Uwiteka ushimwe ko watwemereye kuri uyu munsi. Turakwinginze rero Uwiteka ngo tugirire neza. Reka Mwami Imana, twebwe aho tutabasha kugera, imitima tutabasha kwinjiramo, Uwiteka dushobora kurangurura tukaririmba, ariko ntibigire icyo bimara bidaherekejwe n'amavuta yawe, bidaherekejwe n'ubwiza bwawe. Turakwinginze cyane ngo ugende mu mitima y'abantu, ugeremo. Ni wowe wenyine ujya ugera ahantu hahishe, ni wowe wenyine ujya umenya ibyo umuntu yifuza kumva, ibyo umuntu ashaka ko bimuhembura, ni wowe wenyine ujya ubimenya. Twebwe ntitwabimenya, ariko turasenze ngo uyu munsi wa none
dukora nk'abana b'abantu, Hallelujah. ariko wowe nk'Imana ujye udutera ingabo mu bitugu, utugereraho tutabasha kugeza izi ndirimbo, utugereraho tutabasha kugeza aya magambo meza ahembura tuba tuvuga. Wowe turakwinginze cyane ngo ujye ukomereza aho tugejeje, kuko turi abana b'abantu. Rero utugirire neza, dusenze twizeye ko wumvise gusenga kwacu, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Birashoboka ko ufite icyifuzo, birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba ufite agahinda, birashoboka ko waba utarakizwa, birashoboka ko waba waratawe, birashoboka ko aho uri wigunze, ariko Yesu ahindura amateka. Yesu akwibuke, Yesu akuvura ibikomere, Yesu agukize, Yesu akurwanire. Birashoboka ko uri mu buzima butagira akazi, birashoboka ko uri mu buzima bw'intambara, birashoboka ko uri mu buzima bw'ubupfubyi. Muri aka kanya, muri iki gitaramo turi kumwe na mushiki wacu, ndagira ngo wizerere ahantu uri. Nimba ufite n'umuntu urwaye, umwizerere muri iyi gahunda yo gusenya inyubako z'abademoni ku buzima bwacu. Iyi gahunda nuko uyu munsi imeze. Birashoboka ko umaze igihe uribwa mu nda, birashoboka ko umaze igihe urwaye kanseri, birashoboka ko umaze igihe urwaye umugongo, birashoboka ko umaze igihe utotezwa, umerewe nabi, ufite ibibazo bitandukanye. Yesu akuruhure, Yesu akuvura ibikomere, Yesu ashyigikira intambwe zawe. Muri aya masengesho turasenze ngo Imana ikubake, ihindura amateka yawe, igukureho igisuzuguro. Yesu agufate, agukize ikimwaro. Ndagira ngo wizere ahantu uri, nanjye nunge mu isengesho ya mushiki wacu, dusenga Imana, dusengera ibi byifuzo byose ufite. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, hari abantu badukurikiye mu bishize indirimbo, hari abantu bumvishe ko ari ushyigikira intambwe z'umuntu. Mwami, utashyigikiye umuntu ntibyakunda, utashyigikiye umuntu ntiyarama, utashyikiye umuntu ntiyatera imbere, utashyikiye umuntu ntiyagira agaciro, ariko ni wowe ushyigikira intambwe zacu. Intambwe zacu ni wowe uzishyigikira. Naho abarozi bahaguruka, naho imigambi mibi yahaguruka, naho ikuzimu hazikuka, uri Imana ishyigikira intambwe z'umuntu, wazishyigikira bikamenyekana. Abantu bari badukurikirana kuri gusengerwa, ndasengeye mu byo warudukurikiye, urubyiruko rwarudukurikiye, umugabo warudukurikiye, umuntu wese warudukurikiye, ushyigikire intambwe ze kuko umuririmbyi yavuze, kandi uhagarike imbaraga zimurwanyije. Umuntu warudukurikiye arwaye, yakire gukira mu izina rya Yesu. Warudukurikiye afite ibikomere, umuvura ibikomere yari afite. Warudukurikiye afite amadeni akabije, umuhindura amateka, ugabanya imisonga. Warudukurikiye atarakizwa, umuha imbaraga z'umutima, umuha imbaraga zo gukizwa, umuha amahitamo meza. Turwanyije imbaraga z'abadayimoni, turwanyije imyuka mibi, twirukanye imbaraga za Satani, twirukanye imbaraga z'abapfumu, abarozi bahagurukira abana b'Imana. Izo mbaraga turazimenaguye. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kuganze mu gihugu cyacu, kuganze kubateka imigabane y'isi. Tugushimiye ko buri muntu wese icyifuzo cye ugisubiza nk'Imana, ukamukiza ikimwaro, ukamukiza uruzerero, ukamukiza karande, ukamukiza ibitutsi. Kandi hari abantu utabaye muri uyu mwanya Uwiteka. Girira neza abera bose, amakwaro mu gihugu, abaramyi bose ubagirire neza. Fasha abashumba, fasha abayobozi b'igihugu, ufashe itorero, ufashe igihugu cyacu, ugire neza igihugu cyacu. Twirukanye imbaraga mbi zose, ufashe urubyiruko, uruteze intambwe zo gukiranuka no kukuramya. Urakoze Mwami kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Mwari muri kumwe n'umunyamasengesho Harerimana Werarisi hamwe na Masengesho Delphine. Aravuga gahoro cyane nyine, ariko nuko yivugira nyine rizamuka agiye kuririmba. Tuvuge ngo bye bye.